mwongeye kwirirwa bakunzi muteze amatwi BV Media TV. Nk'uko bisanzwe akaba ari wa munyamakuru wanyu Vava Mutesa muri studio, ntago ndi njyenyine, ndi kumwe nande hano na Ale Bertrand. Ale Bertrand. Iyi ngiyi akaba ari BV Media TV. Se Bertrand, watubwira ikintu uyu munsi duhishiye abaduteze amatwi bagiye bari mu duce tugiye dutandukanye? Nk'ibisanzwe nk'uko twabibabwiye ko tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi twabateguriye rero ku miziro y'imico nyarwanda ya kera. Ni imiziro y'imico nyarwanda ya kera cyangwa kirazira. Bertrand, mbere ko dutangira twasuza abantu bagiye batandukanye ndetse na wa musaza Manuel udukurikirana 5 kuri 5. Ni ngombwa kubasuhuza kuko n'ubundi nabo ni abantu baba badukurikiye cyane. Ntabwo twabura gusuhuza rero bamwe mu bantu baba badukurikiye kuko nabyo biba bikenewe. Barante, buriya twabasuhuza abo mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse na hano mu mujyi wa Kigali. Bertrand, nk'uko bahora batera muri komenti bavuga ati muzatubwire za kirazira mu muco nyarwanda. Bertrand, uyu munsi twaba twabasubije. Uyu munsi ni icyo kintu tugiye kwibandaho cyane. Tudatinze, Bertrand, wamfura we, watubwira bimwe muri kirazira za kera waba uzi twageza ku baduteze amatwi? Kirazira za kera twahera nko kuri iyi ya mbere. Umugore ntiyaherekezaga umugabo we aho agiye, ngo byari nko kumukungurira ngo ntazagaruke. Ngo ariko mana we, wumve kirazira za kera, wumva ukuntu zabaga ari ibintu wumva kuri iki gihe ugereranyije n'iki gihe wumva ari ibintu bidashoboka. Bertrand, muri make ngo guherekeza umugore agaherekeza umugabo we, ngo cyabaga ari ikintu kizira cyane kandi kikazirizwa pe. Ngo umugore ngo yaramuherekezaga akamugeza ku irembo akaba ataharenga. Gusa ariko Bertrand, usanga impamvu bashyizeho iyo kirazira, ubundi akenshi ntago umugabo byabaga ari byiza kumenya aho ngo agiye. N'igihe yabaga agiye gusangira n'agacupa na bagenzi be. Muri make abanyarwanda bo hambere baragiye babyigaho, baravuga ati ni gute umugore yagusuzugura akamenya aho wiriwe, buri kimwe cyose ugiye gukora. Na komore zariho mvuga ngo niyo mpamvu bavuga ngo kirazira ko umugore aherekeza umugabo we. Diko abaga ari nko kumukungurira cyangwa ari nko kuba yamwifuriza guherayo. Barante, tugarutse mu gihe cy'ubu noneho, ubu umugore yaherekeza umugabo bikaba nta kibazo. Ubu ngubu bwo nta kibazo Bertrand, nta kibazo kuko n'ubundi usanga umugabo iyo agiye mu kazi, kubera imishyikirano baba bafitanye n'umugore we, umugore avuga ati ntago nabura kuba nakurenza irembo, ntago nabura kuba nakugeza hanze kuko twari kwishimanye kandi ugiye tukigukeneye. Indi kirazira rero, ngo umugore ukunda gutanga umugabo we ku byubu, ngo yabyaraga abana basa nawe. Yabyaraga abana basa n'umugore. Urumva Bertrand, urebye aho ngaho impamvu babivugaga, umugore iyo yatangaga umugabo kubyuka, muri make ni nkaho yasaga nkaho asuzuguye umugabo. Buriya se, kubera ko nta kuntu ari njyewe umugabo uba ucunga urugo, ari njyewe umutware, akaba ari njyewe noneho ubyuka nyuma. Ubwo gute naba nkiri umutware Bertrand? Urumva nabambaye inganzo. Ni kwa kundi umugore wakumva nijoro ari nk'ikintu gikomeye.
ukabona umugore n'ubyutse mbere niwe ugiye gutabara. ntugiye gutabara. Ubwo urumva ko n'ubundi naba ndi inganzwa mu rugo, ntabwo naba nyiri umugabo. Urumva niho baje abanyarwanda bo hambere nanone barongera bavuga ati iki kintu ntabwo cyaba ari cyiza, umugore yazasuzugura umugabo cyangwa muri iki gihe yazamenyera umugabo. None se Valentin, turacyari kuri iyi ngingo sibyo? Iki gihe usanga umugore atanga umugabo we kubyuka bitewe n'akazi se cyangwa se inshingano zindi umugore afite, nko gutegura abana bagiye ku ishuri. Ubu ugereranyije n'ibya kera n'iby'ubu, ni ibihe byiza? Se ni uruhe rugero rwiza rwaba ni iyihe nzira nziza byacamo? Ngereranyije nawe ngaho nk'uko wari ubivuze, kuri iki gihe umugore atanga umugabo kubyuka agiye kuba yategura abana ngo bajye ku ishuri. Kera ho ntabwo byabaga ari ngombwa ko umugabo azinduka cyane, kuko niyo yabaga atazindutse yabaga afite inshingano y'uko igihe cyose abyukiye umugore agomba kuba akiri mu buriri. Kuri ubu rero ntabwo navuga ngo ubu nibwo byiza cyangwa kera nibwo byiza, kuko Bertrand umuco waracitse, nawe urayibona. Waracitse ariko ntabwo urazimira neza ngereranyije n'ukuntu mbibona mu giturage se no mu mujyi gahoro. Kandi ugereranyije reba hano mu mujyi wa Kigali, abana bakura ari ba bandi batese. Kera umwana yabyukaga azi aho inkono iri, akaba azingwa amazi araha ndabyuka nkarabe. Sometimes nta nubwo banakarabaga abakera, byaragoranaga. Urumva ko umwana we yabaga yimenya, akabyuka agahita akaraba akamenya ko ahita ajya ku ishuri. Byongeyeho umugabo yabaga ari mu buriri cyangwa ku rutara, bitewe n'uko umuntu ashaka kubyumva, akaba yahamagarira abana hirya ati mwitegure mujye kwiga, kuko yabaga ari mu nzima. Noneho Valentin, hari kirazira noneho ugiye kunsobanurira itangaje. Ugiye kuyidusobanurira neza ngo kirazira guca hagati y'abagabo bahagaze ku mugore. Aho ngaho Bertrand urumva ko n'ubundi birumvikana. Kera wasangaga abagabo umwe cyangwa barenze babiri bateranye bari kuganira, kandi urumva babaga baganira ku byerekeranye n'igitero runaka cyangwa guhiga cyangwa kuba bajya gusangira icupa. Kandi muri ibyo ngibyo umugore ntiyabaga yemerewe. Urabizi ko nta mugore wabaga wemerewe kujya ku rugamba, no guhiga cyaraziraga, nta mugore wajyaga guhiga. Byumvikanisha yuko muri ibyo biganiro byose bagiranaga ntabwo byabaga byemewe ko uwo mugore aza aho ngaho ngo abumvirize. Muri urwo rwego bashobora kuvuga ko umugore yashoboraga kuba yashira isoni, wenda akavuga ngo simbahagararamo, ariko reka mbanyureho numva ikintu bahita bavugamo. Akaba yaza akabacamo hagati akabyumva. Niho baje gukurizaho baravuga ati nta mugore wemerewe kuba yaca hagati y'abagabo. Noneho indi kirazira ngo kirazira k'umugore yagwanisha intwaro y'umugabo, icumu, umuhorosi, intorezo n'ibindi. Ngo kirazira ko umugore yabigwanisha ari iby'umugabo we. Ibi byo wabisobanura Bertrand? Aha ngaho nawe wabyumva, ni nk'uko ubu ngubu wavuga ngo umugore wawe araje agufatiye ipantaro yawe arayambaye. Wumva nabyo byaba ari ikibazo, yaba akumenyereye. Ni naho kera baje gusanga ko niba umugore atajya guhiga cyangwa ngo abe yajya ku rugamba, gute umugore aje no gufata intwaro yawe ukoresha akajya kuba yayirwanisha? Wabaga ari nko kubaha ku mugabo wawe, kuba yabasangira ibikoresho nawe bikora akazi gakomeye nka kariya. None se Valentin, tukiri aho, urugero urugo rushobora guterwa mu buryo butunguranye, sibyo? Noneho ntibibe ngombwa yuko umugabo abe ahari, akaba ari umugore wasigaye ku rugo.
noneho mu gihe yatewe umugore ashobora kubona intwaro y'umugabo we iri hafi ye kuba yayikoresha, ubu nanone ntabwo yayikoresha agiye kwitabara muri ubwo buryo. aho naho n'ubundi ntabwo byabaga byemewe ko yayikoresha. Ati gute? Kubera ko iyo umugore yabaga atewe, ikintu cya mbere umugore yabaga azwiho ko agomba kwita atabaza akavuza induru, we agashaka uburyo ajya kwihisha, abamutabara bakahagera. Nuko rero ntabwo byabaga byemewe ko wakoresha intwaro, kuko iyo ntwaro ntabwo umugore yabaga azi kwirwanisha, kuko umugabo yabaga yarabitorejwe akaba azi uburyo yayifatamo, umugore we ashobora kwifata nabi akaba ari n'uyitera. Kanze usobanurira abanyarwanda akandi kantu gatoya, sibyo? Kera ahambere nta bagore bajyaga ku rugamba. Kera hambere twavuga ko abagore basaga nk'abantu bakandamizwe cyane, kubera ko kera uhereye hasi akiri umukobwa, nta mukobwa wajyaga mu itorero. Umukobwa yajyaga mu rubohero akiga ibijyanye n'urugo no gushinga urugo gusa. Umugabo cyangwa umusore nibo bajyaga mu itorero bakiga imirwanire, bakiga ibintu bijyanye no kuba bahangana, bahiga, barwanira igihugu muri make. Kuvuga ngo umugore kuva kera, usibye ejo bundi haje ibintu by'amarepubulika, bakaba bahindura umugore bakamusubiza ijambo, ariko kera abagore barakandamizwa. Ndumva ari icyo nababwira. Noneho irindi ngo kirazira kwicara ku ntebe y'umugabo, ibi byo wabisobanura ute? Aho ngaho hariho twakurizagaho hamwe hejuru, kuba wakwicara mu mwanya umugabo wawe wicaramo. Kera ku ngoma ya Rwabugiri byagaragaye ko abagore baba bashaka gusuzugura abagabo babo, bafashe kirazira nyinshi zigiye zitandukanye, gusa bashyiraho iyi ngiyi ikomeye ko kizira kuba wakwicara ku ntebe y'umugabo wawe. Noneho akandi kantu nabonye ngaho ngaho, ngo iyo wicaye ngo ku ntebe y'umugabo, umugore akayicaraho, ngo biba bisa nkaho ari kumukungurira. Aho ngaho izo kirazira n'ubu ngubu urebye, kuba wakwicara ku ntebe y'umugabo wawe, wakwicara ku ntebe y'umugabo wawe ubu ngubu wayicaraho uri umugore nta kibazo. Ariko kera impamvu bavugaga ko bisa nk'aho ari ukumukungurira, bagiraga ngo bamwumvishe yuko iyo ntebe ari iy'icyubahiro, ari iy'umugabo, ari iy'umuntu ugenga urugo. Igihe isaha n'isaha izaza ihora ihanaguye ikeye agomba kuza akicaraho. Kwari uburyo bwo kugira ngo babe bakanga, nk'uko kera batubeshyaga ngo nuvugiza nijoro inzoka zirakurya, ariko bwari uburyo bwo kugira ngo udasakuriza abantu nijoro. Indi umukobwa ngo wavugaga sebukwe cyangwa se nyirabukwe yarasendwaga, wabisobanura ute? Aho ngaho gutyo bavuga ngo umukobwa iyo yavugaga sebukwe cyangwa nyirabukwe yarasendwaga, byari byaragaragaye yuko abakobwa basigaye bubahuka ba nyirabukwe cyangwa ba sebukwe. Bityo rero abanyarwanda bo hambere bashyiraho kirazira ivuga iti, umukobwa navuga nabi sebukwe cyangwa akamuvuga mu izina. Kuko kera kuvuga umuntu mu izina byabaga ari agasuzuguro cyane gakomeye, cyane cyane kuvuga sebukwe na nyirabukwe, kuvuga mu izina byabaga ari agasuzuguro. Urumva babikurijeho ku buryo bavuga ngo umuvuga nabi cyangwa umuvuga mu izina wahita gusendwa byihuse, kubera ko byari byaragaragaye yuko bavuga bakabasuzugura, bakaba babaca mu ijambo, ugasanga nta kintu amaze kandi yaramushyingiye umuhungu we. Urumva ntabwo byabaga ari byiza. Ndumva ari uko nabasubiza. Wadusobanura n'ibi ngibi ngati ngo kwica inyamanza cyangwa se izindi nyoni runaka, ngo byari bibujijwe kera, yari kirazira. Hano mbere twagaruka yuko
kera buriya bakundaga ibinyabuzima cyane cyangwa ibidukikije. Tugendeye hano ku nyamanza, inyamanza yari inyoni itajya yona kandi inyoni ikunda abantu. Ni aho ngaho baheraga bavuga ati kwica inyamanza ni bibi cyane, kuko inyamanza ntago ari ya nyamanza yajyaga kona ahantu cyangwa ngo ibe yakora ibifuti wenda nk'uko wavuga ngo nk'agaca wenda kajya kurya inkoko. Ni nk'aho bahise baheraho baravuga ngo kirazira kwica inyamanza. noneho hari kirazira iyindi ugiye kudusobanurira, sibyo? Iyo yo noneho ubu ngubu muri iki gihe barayikoresha cyane, ariko ngo mu muco wa kera ngo yari kirazira. Ugiye kubisobanurira urubyiruko n'abandi ndetse bakuru babyumve neza. Cyaraziraga kurira ku buriri, ngo icyo kintu ngo cyafatwaga nabi cyane kuba warira ku buriri. Barate iki kintu gisobanurira bacyumve. Hano impamvu umuco nyarwanda bashyizemo ngo cyaraziraga kurira ku buriri, byagaragaye yuko abana ba kera rimwe na rimwe hari igihe bibaga ibiryo ugasanga bagiye kubirira mu buriri, niho baje gukuraho. Cyangwa mu gihe cya kera nyine abo bana nyine buri kintu n'igihe cyacyo. Ubundi kuri iki gihe bwo kuba warira mu buriri ni ibintu bisanzwe, ko hari igihe bakwarurira uri umwana ugahita ujya mu buriri ukarya ukituriza. Ariko kera cyaraziraga ati kubera iyihe mpamvu? Kera bamwe mu bana bakoraga mu nkono, ugasanga aragucunze akoze mu nkono agiye mu buriri, cyangwa uriye mu gihe abandi bataraza. Kandi kera bagiraga umuco wo gusangira, bakarira hamwe nk'umuryango. Babaga bafite igihe cyo kurya, igihe cy'abagabo banywera inzoga, abagore bakagaburira abana. Ubundi babaga bafite amasaha nk'uko kuri iki gihe turira saa sita cyangwa nijoro. Nabo babaga bafite igihe niba izuba rihingutse, abana wenda barabagaburira, cyangwa rirenze barabagaburira bajye kuryama. Urumva bagiraga igihe cyo kurira hamwe, nta kuvuga ngo uribeta urya ibyawe wenyine, barasangiraga. Noneho ugiye kudusobanurira iyi kirazira, noneho yo inaratangaje, bisaba kuyumva ukayumvisha abantu. Ngo cyaraziraga, sibyo, ko umwana w'umukobwa cyangwa se umuhungu, sibyo, ngo ntiyararaga mu ivure cyangwa se mu isekuru. Barate iki kintu gisobanura bacyumve. Bidatinze rero, hano iyi kirazira yo kuba nta mwana wararaga noneho ngo iyo wabaga uraye mu isekuru cyangwa se ngo mu ivure, ngo warahindukaga. Ngo niba uri umukobwa ugahinduka umuhungu, niba uri umuhungu ugahinduka umukobwa. Kera umuvure wabaga ari igikoresho bengeragamo umutobe. Isekuru yabaga ari igikoresho basekuriragamo amasaka, uburo, byo gushyira mu mutobe cyangwa byo kwenga ibigage n'ibikoma. Ni naho rero babaga bashaka yuko ibyo bikoresho urumva ko byabaga bifite akamaro, bigomba kugira isuku. Ari igikoresho kigomba kuba gifite isuku aho kiri hose. Niho baje guhita bavuga ati gute twaca bimwe mu bintu bituma ibyo bikoresho byandura. Kumwe abana bashobora kugenda bakaryamamo bari gukina, biruka bagakandagiramo. Niho baje guhita bashyiraho kirazira zibakumira, zituma nabo ubwabo barebye icyo gikoresho bakagira ubwoba bakikanga. Ati cyaraziraga kuryamamo ngo wahinduka umukobwa uri umuhungu, cyangwa wahinduka umuhungu uri umukobwa. Muri make nawe bakubwiye icyo kintu wagira ubwoba, wavuga ati nimpinduka koko. Mbega muri make ni nko kubatinyisha bakagira ubwoba. Ariko muri byo ntabwo arayemo, ntacyo yaba pe.
yaguma uko ari. kabisa yaguma uko ari. Ai. Barade dukomereje ku yindi kirazira. Ariko izi kirazira ziratangaje koko. Biratangaje kuko ugereranyije n'iki gihe ntabwo zigikoreshwa nka kera. Kera bwo byabaga ari nk'itegeko. Byabaga ubu buri muntu wese yarabikurikizaga. Buri muntu wese yabaga arizi kandi byageraga ku bantu benshi kuko byakoreshwaga mu buvanganzo nyarwanda nyemvugo bwo muri rubanda. Dukomereje kuri iyi kirazira ivuga ati kirazira kwicara ku rusyo cyangwa se kwishiga. Ngiyo wabaga ubikoze wabaga mugufi. Ngo wabaga mugufi. Tugendeye kuri cya kindi wambajije haruguru, urumva ko n'iki ngiki ari urusyo cyangwa ingata cyangwa ishyiga. Urumva ibi byose ni igikoresho cyabaga gifite umumaro. Urusyo basyagaho uburo, ingata barayikorezaga bagiye gutashya bikoreye inkono cyangwa ibicuma. Hanyuma tujye gusamba jera cyangwa ishyiga nawe urabizi ko naryo baritekera. Urumva nabyo byabaga ari ibikoresho bifite umumaro cyane. Niho baje gukurizaho ibyo bavuga ati ese ibi bikoresho byo nta kuntu nabyo twabibungabunga ngo birinda ko abana babyangiza. Kuko izo kirazira zose zarebaga abana cyane cyane bakubagana. Abana kera babaga bakubagana si ikiye gusa. Urumva baravugaga ati se nk'umwana yajya kwicara akahita avuga ati ninicaraho nkaba mubi, abandi bana bakansura. Urumva nabyo byabaga ari ukubatinyisha, kuba bagira ubwoba. Mbega kwari ukugira ngo batere abana ubwoba cyangwa se abandi bantu mu buryo bwo kugira ngo batangiza igikoresho. Ariko muri make ntabwo baba bagufi baramutse babikora. Nta hantu bihurira no kuba waba mugufi pe, ntaho. Kirazira. Ikindi aricyo cya nyuma ngiye kubaza Valentin. Kubajije ibibazo byinshi ariko ndacyakubaza tu. Ikindi ngo kirazira guseka nyogosenge. Iyo baga ubikoze umusetsi ngo wahengamaga umuntu. Aho ngaho nanone hameze nk'ahandi bavuze ngo kirazira kuvuga mu izina nyoko bukwe cyangwa sobukwe. Urumva naho guseka nyogosenge, urumva nabyo ntabwo ari icyubahiro waba uhaye umuntu. Kandi kera abana barasekaga cyangwa umuntu bitewe n'imyitwarire agaseka umuntu runaka. Urumva naho niho bakuriyeho bavuga ati nyogosenge, urumva nawe afite akamaro kandi nawe akwiye icyubahiro. Niho naho baje kuvuga ati guseka nyogosenge birabujijwe cyangwa kirazira kuko wahita uhenga mu muntu. Nawe nkubwiye ngo wenda kuntuka kirazira wahita upfa wenda, nawe urumva ko wagira ubwoba. Ese Bertrand nanjye ndajya nkubaza, hari ukuntu bavuga ngo cyaraziraga umugore cyangwa umugabo kuba yararivura. Ateka ivuro hazi ivure ni mu nguni ku buriri ku rutare ngo cyaraziraga. Ese kuko Bertrand nawe kuko urumva byabaga ari kirazira nziza cyangwa yabaga ari ukubangamira abantu? Ngiye nkurikije n'imyumvire yanjye nk'uko na n'ubu ngubu mbona iyi kirazira yari nko kubangama. Ati gute sibyo? Ariko mu gihe cya kera ntago mbizi neza sibyo, kuko bo bagiraga umwihariko wabo. Kuko n'ubundi batandukanye n'abantu ubu. N'ibikoresho by'iki gihe bitandukanye n'ibikoresho bya kera. N'imyitwarire akenshi usanga itandukanye n'imyitwarire ya kera. Niyo mpamvu rero ntakiri urubanza ba kera. Kuri iyi nshuro ngewe ku giti cyanjye mbona ari ukubangama. Gusa Bertrand baravugaga ngo
ubundi iyo umugore yasangaga umugabo yaryamye, Mhm. nk'uko umugabo yaryamaga ku rwuriro cyangwa aho iyo ugiye ku buriri uhera nyine uryama, kubera ko ntabwo habagaho kuba wazenguruka uburiri kuko ntabwo byashobokaga. Bwabaga ari uburiri bufunganye ruguru no hepfo, nta hantu wabonaga wapfumurira waca. Ubu iyo waba ushaka kuryama ivure warengaga umuntu. Urumva ko warengaga umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo umugore yasangaga umugabo yaryamye, byabaga ngombwa ko umugore arasasa umusambi hasi cyangwa ikirago. Oya, yasasaga umusambi akiyorosa ikirago akarara hasi. Ni ukuvuga ngo umugabo mbere y'uko ajya kuryama, umugore niwe wabanza, mu buryo bwo kugira ngo umugore yihute agere ku buriri cyangwa ku rutara, umugabo amusangeyo. Nose buretse gato Valentin, wenda niba umugore asanze umugabo yaryamye, ubu ntabwo yamurenga akajya kuryama, ni ngombwa ngo arare hasi. Cyaraziraga, nabyo byabaga bisa nk'aho uri ugusuzugura umugabo. Gute umugabo agutanga mu buriri uri umugore wiriwe mu rugo avuye mu kazi cyangwa avuye ku muhigo? Cyaraziraga. Ugereranyije n'ubu ngubu bwo usanga n'ubundi hirya hari ahantu ahubwo usanga umugore ari utaha nyuma. Bitewe n'uko umuco waracitse Bertrand. Umuco waracitse, ntabwo bikimeze nka kera. Valentin, reka tubasezere. Iyi ni BV Media TV. Gusa Bertrand, wababwira ahantu basanga bino biganiro by'umuco nyarwanda cyangwa n'ibindi biganiro ducisha hano kuri BV Media TV? Mwakoze kudukurikira nk'abantu badukurikira. Ibiganiro babisanga kuri BV Media TV. BV Media TV gusa iri henshi Bertrand wahabwira? BV Media TV iri ni mu Rwanda, tukaba dukora turi abantu babiri, abanyamakuru babiri. BV Media TV ibategurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nk'umuco nyarwanda se, imyidagaduro, ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi tukaba twabahisemo kubategurira ibijyanye n'umuco, kandi tuzabikomeza tubabwira ibindi bigiye bitandukanye. Ku abantu batazi n'inyako, nyambo ukuntu zororokaga, nabyo tuzabibabwiraho. Muri make Bertrand ubararitse yuko ubutaha ari ukubategurira ku buryo inka z'inyambo zimwe abanyarwanda bakunze cyane zororokaga. So reka tubasezere. Ciao, yari Valentin na Bertrand.